Umuntu nyamuntu uburebure, umuntu nyamuntu ubunini, njyewe iby'isi birananiye, ayarema ntitwamenye ubwenge, ngwahura umenye ko ngukunda. Nyine twitaga ngo abakobwa ba Kamariza. Yego urumva twaramukundaga twese. Urukundo nashyinguye hirya y'umutima wanjye wararusuye, shenge uko niko kuri. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikiranye Lioness All Talent cyangwa se Elata. Ndagusuhuje uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe na ya ntara ya gatanu ya diaspora. Twongeye kugarukana n'impano zacu nkuko tugenda twegera impano zigiye zitandukanye kugira ngo zibashe kutwigaragariza, batwereke ibyo bifitemo, cyane cyane bikaba umwihariko, bikaba nagashya, bikaba na byiza iyo ari impano y'umukobwa cyangwa se umugore, kuko natwe icyo dushyigikiye ni abantu baba Lioness, cause we are Lioness. Tuguhaye ikaze cyane kuri uyu murongo wacu, turagira ngo utangire utwibwira. Murakoze cyane. Ndi Umutoni Uwase, umutesi, umukobwa yarushije abandi umugisha kandi na wa Jambo, nk'umukobwa w'Imana n'igihugu. Ese ugira ngo kuvukira muri uru Rwanda rwo byose umugisha. Ni Umutoni Uwase Bernice. Murakoze cyane. Wow. Umwana w'Imana n'uw'igihugu, umukobwa w'Imana n'uw'igihugu cyane. Turishimye cyane kukwakira, winjiye wivuga nk'umuntu rwose ufite impano kandi impano nziza. Uyu munsi rero turakwakiriye kugira ngo tuganire ku bijyanye n'impano zawe zigiye zitandukanye. Witeguye cyane? Ugiye kuduhereza ibintu wibitsemo? Yo, ntabwo ari byinshi. Yego, ariko ibyo mfite ndabiba. Yego, urakoze cyane rero, tuguhaye ikaze kandi turagushimiye ko wabashije kwitabira ubutumire bwacu ukatwemerera kugira ngo tuganire. Ubundi impano zawe zitandukanye ufite wazisobanurira abantu gute? Sinzi wenda uburyo ndi buze kuza kuzivugamo. Ushobora no kuzivuga uzikoresha. Ntacyo, ubwo twatangira mbasuhuza. Umuntu nyamuntu uburebure, umuntu nyamuntu ubunini, umuntu nyamuntu isura nziza, zindoro sinseko yasiningendo, umuntu nyamuntu usumwe bose bishije, usumwe urenganya sinumuriganya, umuntu ni nyamutima ukunda abandi. Mvijwe sha, mbega ijwi ryiza. Iyo ni impano ya mbere tubonye y'uburirimbyi. Ibintu byo kuririmba wabitangiye ryari? Nabitangiye niga tronkome, niga mu wa kabiri, I think mu wa kabiri. Yego, nibwo natangiye kuririmba ku ishuri, ndirimba mu ma event atandukanye y'ikigo, ariko ntabwo nakoraga njyenyine, hari undi mwana twakoranaga ku ishuri tunigana. Even na superieur ndabikomeza, nabwo n'ubundi ntakora njyenyine, nkorana n'undi nawe, then nsoje kwiga ndakomeza nyine, ariko nabitangiye niga tronkome mu wa kabiri. Abo mwakoranye si ubu muracyakorana cyangwa ubundi usigaye ukora uri wenyine? Abo twakoranye ahubwo nta n'umwe ukibikora. Babivuyemo? Yego, usibye uwo twakoranaga niga superieur, niwe wabaye nk'ubikomeza, ariko abikomeza adakora ibyo twakoraga, kurumva twaririmbaga gakondo, then we akomeza noneho muri gospel. Yego. Ni ukuvuga ko wowe uririmba gakondo gusa?
okay ntago ariyo gusa ariko ahanini niyo nkora cyane. ntabwo ujya uririmba kuri gospel? Of course ndayiririmba. hari indirimbo waba wifitiye zawe uretse wenda nka izo ngizo nk'iyo ngiyo wari uturirimbiye hari zawe waba warakoze? Oya ntago ni usibye wenda gufasha abahanzi mu ndirimbo zabo nyine muri studio muri recording, ariko njyewe ntago ndumva ko ntago ndashaka kubyinjiramo nk'umuhanzi, ariko ufite mu mugambi. Ndumva ari byiza cyane. None uretse impano yo kuririmba izi ndirimbo za gakondo, nk'izindi mpano ushobora kuba wifitiyemo cyangwa se ukoresha n'izihe? Izindi ndi umwanditsi, nkaba umukinnyi, nkaba na director wa film. Umwanditsi, umukinnyi ndetse na director wa film. Ni byiza cyane. Ndatekereza ari ubwa mbere tubonye umwana w'umukobwa ukora ibyo bintu byose kandi akabasha ibijyanye no gukina filime no kuzandika. Hari aho waba warabikoreye wenda umuntu ashobora kugenda akazisanga? Okay. Zirahari kuri The Next Media TV. Kuri The Next Media TV. Nazigizemo uruhare mu kuzandika, directing na acting, ariko n'ubu ngubu hariyo turi gukora, gusa yo ntago ndi wivugeho kubera ko iri mu nzira, ariko hariyo turi gukoraho sofa na ba Mama Nick. Ukunda kwandika kuri filime zimeze gute? Biterwa. Urumva umuntu w'umwanditsi nagavuga ngo nkunda kwandika kuri ibi bintu, biterwa na inspiration afite cyangwa se n'ubutumwa ashaka guhereza abantu, kuko urumva twebwe ntago ari twe twiyandikira, ahubwo wandikira abazabireba cyangwa se abazabyumva. So biterwa nyine n'ubutumwa ushaka gutanga ako kanya. Yego. Ese buriya bintu byo kwandika filime wa mugani nk'iyo kugira ngo ugire nka inspiration uvuga uti nshaka gutanga nk'ubu butumwa, urebera nko ku bintu biri kuba, urebera nko ku biki, niki kikuzamo ukavuga ati ngiye kwandika kuri iki kintu? Okay, hari nk'igihe ushobora kumva story wenda y'umuntu ukumva urayikunze nyine, ukumva yanaryoha no kuyikoramo filime. Kimwe nuko hari igihe ushobora no kwicara wowe ubwawe ugahimba iyawe itarigeze ibaho. Okay, nagaruka ngo ntago iba yarigeze ibaho, ariko nta muntu ubuzi yabayeho. Yego, ariko nagaruka ko biba bitabaho. Yego, kimwe nuko ureba noneho ibintu abantu bari gukunda muri iyo minsi, like nyine ukareba wenda niba ugiye kwandikira nk'abantu wenda b'urubyiruko cyane, ukareba ibintu barimo barakunda muri iyo minsi akaba ari byo ba. Abajya batubwiye ko filime zawe zica kuri platform? Ndavuga izo nagizemo uruhare muri directing, writing na acting ziri kuri The Next Media TV, gusa ubu ngubu ntabwo irimo irakora. Twabaye nk'ababigize nk'ababipozinze gato, ariko nk'uko nabikubwiye nyine hari iyindi ndimo ndakoraho, ariko sofa ni acting gusa, ntabwo harimo directing cyangwa writing. Twereke nk'akantu ko gukina ugata kubera umwanditsi mwiza. Ugiye kuduha agasampu ukuntu urabona iyo umuntu agiye kwactinga, wenda ubonye ikintu gitangaje se wabyitwara mute, cyangwa se ugeze nk'ahantu usanze hari ikintu gitangaje cyawe utatekerezaga ko kiri bube. Twereke nk'ukuntu ushobora guhita ubyitwaramo. Sinzi ko wenda mu kiganiro biri buze kunyorohera, ariko ndumva ibyiza, ariko okay, ndibuze kuguha video then niba byakunda uzayishyire mu kiganiro. Sinzi ko mu kiganiro byanyorohera. Urabona hari ukuntu umuntu ahita agira amarangamutima, cyangwa twereke ugize umujinya muri filime ugenza gute? Ntabwo ugira umujinya. Urumva hari igihe bishobora kuza kuvanga like nyine ikiganiro, ariko abantu barabibona, nawe ndaza kubikwereka. It's okay. Ariko ni byiza cyane kugira ngo ukore ibyo bintu byose biba ari n'impano wa mugani kandi idasanzwe, kuko ntabwo ari abantu benshi babikora. Abantu benshi hari igihe none se susko iyo abantu bagiye gufata nk'abakinnyi bagomba gukinamo, abenshi si bataha se.
wagiye gutoranya urumva ko aba ari impano rero umuntu aba afite kandi aba akwiriye kugira ngo ayibyaze umusaruro. Ibijyanye no gukina filime ndetse no kuzandika byo waba warabitangiye nka ryari se? Ni ibintu wize cyangwa nuko wumvisha ubikunda wumva ubyiyumvamo urabikora? Okay, kwandika nabitangiye niga superieur, nandikaga urumva mu makinamico ku ishuri, ego nkandika amwe n'amwe nyine nayakinagamo, nandikaga. Hari ntangira ku ishuri natangiye nandikira club bita health y'ubuzima nyine, nangira aribo nandikira, urumva twagiraga performance kuri rassemblement, noneho ndeba nyine performance zabo, nuze presentation zabo, mbona nyine urumva abantu wabaga ugiye kubigisha ku buzima, then ugasanga nyine ntabwo babyitayeho, maybe wenda ko uri kubivuga mu magambo. Noneho ndatekereza ndavuga reka noneho tubihinduremo theatre nyine, tujye dukora ariko nyine iri stage tuyikora live, yego. So tubivuganiraho n'umuyobozi wa club uko nanjye nayibagamo, mfite n'ibindi nshinzwemo, tubiganiraho. Noneho njye nkajya nandika nkanayibatoza tukayikina. Kuva uwo munsi noneho nyine like message nashakaga gutanga nyine yatanzwe uko nabyifuzaga. Urumva nabonaga abantu ari bake n'ibyo tuvuga batabyitayeho, ariko iyo babaga bazi ko turi bukine nyine theatre baritabiraga, ugasanga nyine abanyeshuri baje ari benshi. Ubwo nyine mbona nyine birimo biratanga umusaruro, then noneho ntangira no kujya nandikira n'abakatolike rimwe na rimwe, ariko nabitangiye ndi ku ishuri nyine. Haba hari nk'amahugurwa wenda wagerageje nko kubifatira kugira ngo nyine utsindagire bwa bumenyi wari ufite ukibitangira ubwongere? Urumva nubwo nandikaga wenda ndi ku ishuri, ntabwo nzi ngo babyandika gutya, nyine napfaga kubyandika uko mbonye. So rero nsoje kwiga superieur, nyine nsoje mu wa gatandatu, nagiye kwiga ni ishuri ryigisha nyine ni short courses, yego, ya filmmaking nyine mwigamo directing, video production, acting, nyine murabyiga byose na script writing. Ni byiza cyane iyo ufite impano nk'iyo ngiyo hakiyongeraho no kuyishyiraho ubundi bumenyi ukuye mu ishuri, biguha umusaruro mwinshi. Turabona wowe uwo muntu umaze kugera ahantu ugera, niko nabivuga. Utangiye kujya wandika amafilime ukayakina, ukaba ufite ahantu uyashyira, urumva ko ni ikintu cyiza. Ndatekereza ko n'abandi hari icyo bari kwigireho, cyangwa se hari inspiration cyangwa hari inspiration uri bubahereze nabo bamwe bavugaga bati ntibyakunda, bumve ko bishoboka, bumve ko ari ibintu bikunda. Ibya filime ndetse n'imiziki, kuririmba byo hari ahantu umuntu ashobora kubisanga ku buryo wenda yavuga ati ndagukeneye. Platforms z'umuziki zo zawe n'izihe? Kuri TikTok ni Bella Rwanda Sofa, niyo ndimo niyo dukoresha cyane. Bella Rwanda, yego, niyo dukoresha cyane. Harimo n'amanimero, uramutse nyine udushaka uratubona. Umuntu ashobora kubatumaho wenda afite nk'ibirori akababwira ati muze mundirimbire bigakunda cyane. Ni byiza cyane. Ariko twikorere mu nganzo nanone ko ufite ijwi ryiza, ntabwo twakomeza kuganira ariko utari no kuduha kunjyana ngo twumve uburyohe bw'umuziki wawe. Waturirimbira nanone tukumva ukuntu umeze. Iby'isi mugenzi, njyewe iby'isi birananiye. Iby'isi mugenzi, njyewe iby'isi birananiye. Sinyituka yarakumpaye kandi sinyanga yarakunyeretse.
sinyituka yarakumpaye kandi sinyanga yarakunyeretse amatade yaremye yazi itayarema ntitwamenye ubwenge ngwahura umenye ko ngukunda nanjye aho ndi hose menye kunyiyumvira ngwahura umenye ko ngukunda nanjye aho ndi hose menye kunyiyumvira. wow ubundi nko mu ndirimbo zawe ujya ukunda kuririmba ni nk'uwe muhanzi wakubereye icyitegererezo kugira ngo Kamariza kabisa urumva wagira ngo uri umwana we cyangwa niwe wagusigiye inganzo urumva ufitanye isano buriya oya urumva kuva kera naramukundaga tukiri no ku ishuri aho twigaga superieur njyewe n'uwo twakoranaga yitwa Lisi twagiraga nyine twitaga ngo abakobwa ba Kamariza yego urumva twaramukundaga twese twunda no guperforminga indirimbo ziwe ariko niwe muhanzi nkunda cyane then n'uwo bita Mariya Yohana muri Jenny none se iyo urebye impano yawe nk'iyo kuririmba cyane cyane ubona warayikumuye nko ku babyeyi bawe cyangwa n'ibyizanye gusa? Okay, urumva ntabwo ndamenya amakuru ngo menye ngo nayikuye kuri uyu ariko mfite shangazi wanjye araririmba ntabwo azwi cyane ariko araririmba afite n'ijwi ryiza ariko nyine urumva ntabwo yigeze abigera public ariko araririmba n'ingaruka nzababwira aho ariho mujya mwicana shangazi wanjye aririmba mugatarama? ntabwo tuba turi kumwe kenshi kubera akazi ariko iyo turi kumwe turaririmba murangwa no kuririmba. nawe akunda Mariya Yohana. Ni byiza cyane ufite impano nziza rero turagira ngo ugire nk'icyo wabwira abantu bafite impano baba badashaka kugira ngo bazigaragaze cyangwa se bakomeza kwitinya wenda nkawe ubabwire nk'uko byagenze kugira ngo witinye ukore cyane cyane abana b'abakobwa. ni inkuru ndende ako niyo nkuru wayitubwira. urumva nk'uko nabikubwiye narabikoraga ku mashuri ariko ntabwo numvaga yuko ari ibintu nzasoza kwiga nkakomeza cyangwa se nkakomeza kubikora hanze. then nsoza kwiga acting yo narayikundaga nkajya nanashaka nyine n'ama opportunities kugira ngo ndebe ko hari ahantu nabigaragariza. noneho nza guhurira hari umutipe twahuriye muri filme imwe nyine ariko ni kera twari twagiye muri casting noneho ndanakoramo aho hantu ariko nkora akantu gato muri iyo filme nyine nkora akantu gato gusa n'ubundi ntabwo yigeze imenyekana cyane nkuramo akantu gato then ariko nyine mpurirayo nawe noneho hari umushuti wiwe yagize nyine niwe wakoreshaga iyo channel nababwiye ya The Next niwe wayikoreshaga akora ibiganiro gutya bisanzwe nk'ibi byawe noneho amuza nawe nyine ngo dukorane ikiganiro ariko ndirimbo urumva najyaga kuri seti tukaririmba nyine bakambwira uririmba neza ariko nyine nkumva ntago ndabikora n'ubu ngubu mba numva hari ubumenyi bwinshi nshaka kugira yego rero icyo gihe nyine none ubwo numvaga ntanashaka no kubikora ariko nyine mbikunda nanaririmba ku maseti nyine cyangwa mu rugo n'undi abantu benshi baririmbira muri dushe yego noneho ampuza nawe ansaba ko twakorana ikiganiro ndabyemera ndagenda turakorana none uwo mupapa arambwira ati rero ntago ibi bintu ntago waguma kubigumana gutyo
ntago waguma nyine kubibika muri wowe. Niwo uwo muntu niwe nabundi sinzi wenda niba ari ikinyarwanda kiza naba nkoresheje, ariko muri iyi kariyeri yaba mu kuririmba yaba muri acting byose niwe wabindemyemo. ntabwo yabikuremyemo yarabifunguye kwa ego. Niwe wamaye, niba navuga niwe wamaye urukundo rwabyo cyane. Akajya namuza n'abantu tukajya kuririmba ahangaha nakitanga kananamperekeza. Nyine urumva ni umupapa ufite umugore n'umwana, ariko akitanga nyine famiye yiwe akayisiga, akazi kakagasiga, akambwira tugende ujye gukora ibintu mu by'ukuri numvise nyine hari ikintu kirimo. So rero nyine urumva ntabwo ari ibintu bigize bipfa kuza gutyo gusa. Hari uburyo uba ubyifitemo, ariko nyine utazi wenda ngo nabikora gutya nabyerekanira ahangaha. Ariko nyine byonyine kuba ubyifitemo, hari ibintu abantu bajya bakunda kuvuga ngo kuba ufite icyo kintu nicyo gishobora ibindi biziza. So niba ubifite ukaba ari ibintu ukunze, ibindi nyine biraza gutyo. Urumva nk'uko nanjye nahuye n'uwo muntu, nawe ushobora guhura n'undi cyangwa se nawe ukumva bikurimo. Niba byonyine ubundi iyo ufite urukundo rwabyo ukaba unabashije kubikora, ibindi biraza nyine. Ntabwo ari ngombwa ko uguma kubiryamira gutyo. urakoze cyane kuri icyo kintu uvuzeho. ubundi natwe nka Lioness All Talent niyo mpamvu twifuza ko twajya tugera kuri izo mpano. Ntawamenya, ushobora kugirana ikiganiro nka gutya umuntu akavuga turiya mwana ko azi gukora ibi ngibi, ko azi kuririmba, ko azi guteka, ko azi gukina, ese uwamwegera uriya mpano ye tukayizamura. Twebwe rero niyo ntego yacu nka Lioness All Talent. Niyo mpamvu twaje kugira ngo abo ngabo bari kwitinya cyangwa se badafite uburyo bwo kuba bagaragaza za mpano mu bushobozi bwacu bucya dufite, tubashe kugira ngo izo mpano tubafashe zizamuke zibe zagaragara. Ntabwo turi butinde cyane, ariko tutatinda tutagira gute turagira ngo wongere uturirimbire akantu kuko ufite ijwi ryiza, umuntu yishimira gukomeza kumva injyana uririmba. Ubutaha bwo ndumva ari ukuzatarama, ukuzatarama nta biganiro. Nta kibazo. Sinzi niba numva twakoze gakondo cyane, sinzi niba twahindura nta kibazo rwose. uyo wiyumvamo byaba byiza cyane. Ku manywa na nijoro hari ibyo utahisha, ukwezi n'izuba bihora bigaragara. Ni nako mu rukundo utahisha ukuri, mukunda everyday bibwira buri wese, nabigize nk'itangazo. Urukundo nashyinguye hirya y'umutima wanjye wararuzuye, banza ariyo mpamvu rwiyongera buri gihe. Shenge uko niko kuri, ibihe byiza ngirana nawe binyibagiza ibibi byahise. Banza ariyo mpamvu rwiyongera buri gihe. Shenge uko niko kuri. Ngiye kuririmba wagira ngo namize intuzi itaka. Ibyo bintu byiburere udatuma mbivuga mu kiganiro. Turagushimiye cyane rero. Turimo dusaza turagira ngo ugire nk'inama, cyane cyane ugire ikintu ubwira nk'ababyeyi bakunda kubuza amahirwe y'abana babo, cyane abakobwa buriya barahezwa cyane mu bintu byinshi bakababuza, bakumva ko batakora nk'ibi ngibi. Wowe ni nk'iki wababwira ababyeyi nk'abo ngabo? Urumva ari nk'ikintu ujya kuvugaho kumva ubuze ahantu ugihera, kubera ko nanjye byigeze kumbaho.
yego urumva ni ibyo bintu nakubwiye byo kuririmba even acting nabitangiye niga troncome ariko troncome bwo acting papa arambwira toya ntabwo bikunda ibyo bintu ntabwo byakunda urumva yabonaga ko kubifatanya n'amasomo bizagorana yego urumva noneho niga troncome ubundi ndi umwe mu bantu banakora ibintu byinshi niga troncome nararirimbaga byose noneho urumva kuririmba no kubyina nabikoreraga kenshi ku ishuri kandi papa ntago yabaga nyine ahari akenshi baramubwiraga bakamubwira uyu munsi bakamubwira umwana wawe azi kubyina mu kanya bakamubwira umwana wawe aririmba neza nyine urumva byose akabyumva ariko atabibonye kuko ndabyibuka mbyina bwa mbere papa mbona kuri stage bwa mbere ndi kubyina yari yaje mu nama y'ababyeyi ku ishuri niga superieur ambona nyine ndi guperforminga byaramutunguye pe kuko nyine urumva barabimubwiraga nyine akumva ntabwo biri aho ngaho yego ariko urumva niga troncome bwo acting yarabyanze narambwira oya ntabwo bikunda nyine numva ahantu nari ndi muri casting nanayitsinze dusigaje nuze performance twari dufite performance imwe yo kujya kuperforminga nuze ni theatre imeze nka drama yo kwibuka nyine then noneho hari indi production ya film yari igiye kudukurikiraho nzanayigaragaramo papa arambwira toya ntabwo bikunda ntakubeshye uwo munsi nibwo nibuka narize amarira menshi nararize nawe kumpoza biramunanira ariko nyine urumva nukubera ni rwa rukundo nyine rwo gukunda ibintu yego so rero byaterwa n'impamvu uwo mubyeyi arimo arabuza uwo mwana icyo kintu kubera ko mva nk'abana hari igihe tujya mu bintu ugasanga byishe ibindi bintu nyine wari urimo yego mva niba ukiri umwana mutoya ukiri kwiga bitari bubangamira amasomo yawe nta kibazo ariko biri bubangame aho ngaho umubyeyi gukuramo nta kabuza ariko byibura ubundi ikintu kiba gikenewe ku mubyeyi kugira ngo umenye imbaraga umwana wawe yifitemo unamenye niba ibyo bintu arimo bizangiza ibindi arimo bisaba ikintu kimwe gusa kuba inshuti n'umwana wawe yego nyine ukamwisanzuraho mukajya muganira ntakuganirize nk'ubu singanirize papa cyangwa se mama nk'uri kuganira n'umubyeyi wanjye ahubwo nkamuganiriza nk'uri kuganiriza date urumva nyine nk'uri kuganira n'inshuti yanjye nkabohoka nkamubwira buri kimwe aho ngaho nibwo umenya uburyo ufasha umwana wawe so icyo nabasaba cyangwa se inama nabagira first mube inshuti n'abana yego nyine muganire urumva hari ukuntu ababyeyi noneho cyane cyane ab'i Kigali agenda akibera mu kazi umwana yanamubona akamubona mva avuga ati ngiye mu buriri umubyeyi yaje urumva ariko kuba inshuti nabo kandi ntabwo bitangira buriya umwana akuze bitangira akiri muto yego ukaba inshuti ukamenya ibyo akunda buriya ubaye inshuti n'umwana ibyo akunda cyangwa se ibyo ashoboye unabimenya hakiri kare hari umwana nandi kureba ejo bundi yabaye uwa mbere ni amarushanwa ategurwa niba ari Didos niba ari Gorillos sinibuka nyine bategura amarushanwa yo kuririmba umwana wabaye uwa mbere ni abana batoya biga muri primary nyine batoya pe kumva umwana aririmba neza nyine aho ngaho uhita ubona ko uwo mwana harimo support y'ababyeyi burari n'igihe yumva uko ufite impano ni nziza ariko iratyazwa imeze nk'icyuma nyine urayityaza uzarebe niyo utabikora cyane ugera ukabyibagirwa yego rero nyine uramufasha ukamuba hafi ntibyangize ibindi agomba kukubona nk'umwana wenda niba ari ubumenyi bwo mu ishuri niba ari n'ubwo mu rugo niba ari na discipline ariko nanone nturyamire impano yiwe yego
tubwiye ibintu byiza cyane kandi turizera ko ibi ngibi biburiyeho ababyeyi hari icyo birabafasha gufunguka, bareke gukomeza kubangamira izo mpano, ahubwo bazishyigikire mu buryo bwose bushoboka, barere neza ariko nanone badatsikamiye za mpano z'abana babo. Reka tugushimire rero ku mwanya wawe waduhaye tukaba tuganiriyeho, nk'uko wabitwemereye tuzongera ubutaha duhure turi gutarama, noneho twaguteguje cyane tuti ngwino dutarame, atari ukuganira cyane ahubwo dushyiremo igitaramo cyimbitse kuko wowe uri umutaramyi mwiza. Turakwifuriza ibihe byiza, keretse niba hari nk'ikindi ushaka kutubwira nk'umuryango mugari wa Lioness All Talent. Icyo nababwira cya mbere ni ukubashimira. Urumva ntabwo ari buri muntu wese utekereza gukora kino kintu, kuba mwaratekereje cyane cyane no ku bana b'abakobwa ni ibintu by'agaciro cyane. Ndabashimiye cyane kandi nishimiye kuba hano. Wakoze cyane rero, turagushimiye, ukomeze ugire ibihe byiza, impano zawe nizikomeze zaguke, utere imbere, nugerayo natwe ntabwo uzatwibagirwa. Tuzageranayo. Tuzasubire rero gutaha. Turagushimiye, ciao bye. Mwakoze cyane.